ndongeye ndagushuhuje cyane wowe udukurikira kuri YouTube Channel yacu cyangwa kuri TikTok. Nitwa Mwesige David, Imana nikomeze ikumere umugisha. Nje kukwereka ibintu bitatu biri buze kugufasha, ngiye kukwigisha ibintu bitatu byaguzaza bigufasha mu gukoresha WhatsApp yawe cyangwa mu buryo bujyanye na WhatsApp. Icyambere ngiye kukwereka uburyo wazaza usoma message basibye. Hari uburyo umuntu akwandikira, yamara kukwandikira agahita asiba iyo message cyangwa akandika ibintu byinshi, yamara kubyandika akabara bisibye, ukifuza kandi kuba wifuzaga kumenya za WhatsApp, za nimero, za message zose yasibye. Nje kukwereka uburyo wabona za message zose aba yasibye wazaza uzibona. Icyakabiri nje kukwigisha uburyo ushobora kuba wareba niba WhatsApp yawe hari umuntu wundi ubasha kugutwarira amakuru cyangwa ubasha kukumvira message zawe zose. Ikindi cya gatatu ngiye kukwereka uburyo waba hari igihe uba ushaka kugira ngo ufate ushaka gukoresha WhatsApp ebyiri, WhatsApp imwe mu buryo butandukanye, ukaba ukayihuza na mashini. Ego ushaka no kuba uri umuntu ukaba wafata WhatsApp yawe ukayihuza n'iy'umugabo wawe, wenda nk'urugero uri umugore ukayihuza n'iy'umugabo, mukajya mubona mu butumwa bumwe buri kintu cyose, message zize zose zikaza kuri imwe yonyine. Ubwo rero tugiye gutangirira kuri no video imwe yonyine twatangiye. Iyi ngiyi uburyo wazaza ubona message basibye izo arizo zose. Reka dutangire none. Reka dutangire kuri no iyo uburyo wazaza ubona message basibye. Noneho nyifashije telefoni ebyiri, telefoni mu kuboko kw'iburyo ni telefoni ya mbere, telefoni ya kabiri ni ngiri mu kuboko kw'ibumoso. Ndaza gukoresha telefoni mu kuboko kw'iburyo nandika message mite nayisiba. Urugero ndandike ngo hi, ariko niba utarakana subscribe ndagusaba ukande subscribe rwose, tujye twibana mu biganiro byose. Urabona ko nyanditse hi, reka nsubireyo noneho mu kuboko kw'iburyo muri telefoni irimo, ngende mite mfata iyo telefoni nkande delete. Yukanza nanditse ngo delete forever, ubwo ibigiye burundu. Ariko ndaje nkwereka uburyo nkwigisha uburyo wazaza ubona izo message zose bakwandikiye bakanazisiba. Urabona ukuntu bimeze nuko nguko. Ariko jya muri telefoni yawe ukore aka kantu ngiye kwereka. Jya muri Google Play Store. Jya muri Play Store wandikemo urebe application bita Note Save igufasha kuba wagarura cyangwa wazaza usoma message zose bakwandikiye bakazisiba. Niba utarayestaye kanda install, nimara kwestara ijyemo. Urabona ko ndimo ndestaramo igiyemo. Bizaterwa nayo internet ufite. Nwangize hano handitse ngo open, umara ukanda open uze uyigire allow, ukande allow access to notification, ukande allow nandika ngo you can allow access to by switching your Note Save on. Next angaro uza hano ufungura ku kantu wandikemo ukande yes, anga wandikemo allow, numaka kwemeza allow. Bita bimera nk'uko nguko. Noneho mu gihe uyifite Note Save yawe imeze nk'uko nguko, message zose bakwandikira aka kanya bakimara wamaze kuyestaramo, izo bakwandikira cyose bakazisiba, wowe urazibona izo bashatse zose. Nk'urugero kandike ngo hi, how are you, nohereze message. Urajurebe dore ngiyi message nayo isiza ngo hi, how are you. Noneho reka mfate ino telefoni yo mu kuboko kw'iburyo nkande kuri nuza nkande delete forever. Hariya message isivaho, ariko ngiyi hagana hasi recover delete message. Urabona ko message ihisiza hasi kuri telefoni ya kabiri. Nizereka ko kantu ukabonye 100%. Noneho reka tujye ku kindi gice cya kabiri. Noneho ubwo wamenya niba mbere na mbere katubarebe ari uburyo ushaka guhuza WhatsApp yawe n'iyundi muntu, mukajya mubasha gukoresha WhatsApp imwe yari yose. Uzajya kugira ngo mukoreshe WhatsApp imwe ni nk'uburyo wahuza WhatsApp y'umuntu nyine. Nk'urugero ukajya ubasha kubona message zose, ukajya ubasha kuzibona. Urajya muri Google Chrome, numara kujya muri Google Chrome, wandikemo iri jambo, wandikemo WhatsApp web, usacinge. Numara gusacinga dore ngiyi
WhatsApp web. Mwibutse ko yuko iyo ukoze ino WhatsApp web ushobora kuba wakoreza voice, ushobora kuba wakoreza video, document n'ibindi. Nk'urugero nkanjye WhatsApp yanjye isanzwe yo muri telefone nayihuje no muri machine. Ubwo bivuze ko nagiye muri machine njya aho bita WhatsApp web, ndangije ndayifata ndaza nsikana WhatsApp yanjye, ubwo bita biba connect. Iyo nshatse mpita nohereza voice nkoresheje WhatsApp iri muri machine, cyangwa nkohereza amadokima, cyangwa nkohereza amafoto n'ibindi bintu byose nshaka. Iyo wamaze kuyiconnecta rero uba wabasha kubona buri kintu cyose cyangwa kwakira buri kimwe cyose nubwo waba udafite iyo telefone. Uzaza hano muri WhatsApp web, nurangiza winjiremo. Numara kwinjiramo uraza ugere ahantu hameze nk'uku nguku, urategereza gatoya, harimo harazamo icyo bita kiyo code. Dore ahangaha hano haba ari akavideo ushobora kurebera uburyo wayisikana, ariko wenda reka ndebe niba kanafunguka kano kavideo kabo. Aha, ndabona, reka turebe niba gafunguka. Dore ukuntu bigenza. Uraza ukajya hano handitse ngo link device, ukajya handi kuri link, ukajya wamara kuyifata wenda mu gihe ufite password muri telefone yawe ukaba wayikandaho ukayishyiramo. Wamara kuyishyiramo bakakoreza kari kantu kameze nko gufotora, ugafotora, ukaza ugafotora kuri no link iri hano hejuru, ugasikana. Iyo usikanye WhatsApp zawe zose zihita zijya muri machine. Urabona ukuntu ubigenza. Kuri iPhone naho birakunda, nuko nguko wabigenza kuri iPhone. Nizere ko ino video irimo iragufasha nanone. Kuri iPhone naho ushyiramo password mu gihe uyifitemo, ugakanda kuri kano kantu wamara gukanda ukaza ugasikana ino code iri hano hejuru murimo murabona muri screen. Wamara ugatubona WhatsApp zawe zose ziba zigiyemo izo arizo zose. Uragenda ukaza ugasikana iyi code iri hano. Wamara kwisikana ugahita uza ukajya kuri WhatsApp yawe. Umutegereze gato, ugahita ujya hano hejuru kuri utu tudomo dutatu nk'uko bibonye. Wamara kutujyaho ugahita uza ukajya hano handitse ngo linked device. Sorry gato, ahangaha niho ujya. Wamara kwajya ugahita ujya ahangaha ukajya hano handitse ngo linked device. Iyi ngiyi niyo ndimo nakwereka, reka nkoreshe kano kabara wenda niko keza. Iyi ngiyi wangiza ugayikanda. Wamara kwikandaho mu gihe ufitemo password uyishyiramo cyangwa ugashyiramo fingerprint. Reka nyikuremo, bete bamereza akantu kameze nko gufotora. Aka kantu kameze nko gufotora rero ndagafata nkakagenda ngagasikanisha ya kiyo code ya yindi. Ndakeka ku kantu ukumvishe neza. Niba utakumvishe uzambwire nongere mbigusobanurire neza. Tugiye ku kibazo cya gatatu, uburyo noneho wamenya niba WhatsApp yawe barayihakinze cyangwa hari undi muntu waba ubasha kugusomera message. Dore uburyo wabikuramo. Noneho nje kukwigisha uburyo wakuramo bino bintu byose. Uburyo wabikuramo, uraza ukajya hano kuri nuza. Dore uburyo wabikuramo, urajya kuri utudomo dutatu udukandeho. Sorry nkanze search kuri utudomo dutatu, uze hano handitse ngo linked device, uzubikuremo. Numara nje kukwigisha uburyo wabikuramo burundu. Ukajya umenya ngo hari umuntu wakwinjiriye muri video, wakwinjiriye muri WhatsApp akaba arimo arayikoresha. Dore uko wabikuramo. Uraza ugakanda hano handitse ngo link device, ukaza ukabona nk'uyu nguyu. Ahangaha ni ngewe ni ya WhatsApp nahoze mbabwira nahuje na machine. Dore ahangaha uhita ubibonera ahangaha, ukayikandaho. Wamara kuyikandaho bikaza bakakwereka ko ari machine nakoresheje. Bavuga ngo ni Google Chrome, ariko muri bracket bakavuga ngo ni Windows nyine iza muri desktop cyangwa laptop. Bakakwereka n'igihe amaze yari arimo arayikoresha, ni saa 8:2. Iyo uje ugakanda hano hejuru hano kuri utudomo dutatu uba ugiye kuyikuramo burundu. Ukaza ugakanda ahangaha, ugahita uza hano handitse ngo remove device. Iyo uyikanzeho ino remove
okay, iyo uyikanzeho iyi ngiyi ubwo uba ugiye gukuramo uwo muntu warimo urakira ubutumwa bwawe ubwo ari bwo bwose. Wemerewe ahangaha kandi kuba wakoresha link enye zose. Link enye ni nk'abantu babasha kwakira inuza zawe zose, bazaza babasha kuba bakurikirana message zawe. Abantu bane bose wabakonekta. Hari igihe aba ari ikigo cyawe ufite, ikigo wenda ari nka company kandi ukaba mufite WhatsApp muhuriramo muri abantu benshi, mugabo mushaka ko muzamukoresha WhatsApp imwe, mushobora kwikonekta. Rero nabyo ntacyo bitwaye. Nizeye ko rwose mubashije gusobanukirwa. Ku muntu uri wambajije ngo ni gute wabasha kuba wagira ni gute ngo wakonekta WhatsApp y'undi muntu mutari kumwe. Iyo video nayo ndimo nditegura kuyikora, ariko ubu ngubu mbaye nkoze iyi ngiyi kugira ngo mbashe gusubizamo bano bantu ku muntu wari ufite ikibazo kijyanye n'inuza n'uburyo message ze bamwandikira, bamara kumwandikira bagahita bazisiba, akaba arazibuze kandi yifuzaga kuzibona. Undi muntu nanone shaka gusubiza ni uyu nguyu, wamenya niba hari undi muntu ubasha kumusomera message, ubasha kwakira message ze zose. Undi muntu ni uyu nguyu y'uburyo uba wifuza kuba wakonekta WhatsApp yawe yo muri telefone ukayihuza niyo muri mashini, nkuko twabiboneye ahangaha, nkuko twabiboneye hano muri Google Chrome. Hano muri Google Chrome mwarebye kano ka video kari hano muri nuza, aka ka video reka wenda twongeye tugaplaying aho gato turimo turasoza video yacu. Dore ngaka, reka nceceka muri ukuntu bikorwa, reka nka zooming. Urabona nuko nguko domo dutatu link the device, ukanda kwangwa kuri link device ugashyiramo password mu gihe usanzwe ifite. Iyi ni Android urimo urakoresha wenda nk'urugero, ugatukana ngo handitse okay, ukagenda ugasikana no code uba ufite hano muri screen. Iyo uyisikanye WhatsApp zawe zose zitazijya muri machine. Mu gihe urimo urakoresha iPhone noneho naho uraza ugakana hariya setting, ukajya hano handitse ngo link the device, ukajya hano link device, ugashyiramo password yawe ya telefone, ugahita ukanda okay. Wamara gukanda okay, ukaza ugasikana iyi code. Wamara kuyisikana bikaba nuza zawe zigezemo zose. Imana nikomeze ibamera umugisha, ndabakunda cyane. Nk'ahangaha code yacu twatinze kuyisikana, ihise irangira, ariko iyo ushaka kugira ngo tubone indi uraza ukagira ukategereza gatoya ikikora, bakagukorera indi cyane. Okay, kandi hano reka manze ngusomere kano kantu kujya nako mubanze mukumve. Baravuga ngo aho ngaho hano ibiyo bintu byanditse hano ruguru byose ibingi, baravuga ngo use WhatsApp on computer, ngo open WhatsApp on your phone. Fungura WhatsApp yawe kuri telefoni, tap umenu, ujya hara kuri kutudomo dutatu turi hara hejuru. Dore hano byanditse, numara kujyaho urakoresha Android cyangwa setting za iPhone. Ushobora gukoresha Android ni za Infinix, za Samsung, mbese izi telefone zisanzwe. Hari n'uburyo bwa iPhone, noneho izi telefone zaje nziza zikora neza cyane za iPhone. Nurangiza ujya ahantu handitse ngo link the device, then ukande kuri link the device. Numara kwikandaho point usikane ino kiyo code screen capture, nyine uraza usikane uze ufotore kuri ino baba guhaye iyi ngiyi, uhite byikora cyane. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Niba hari video ushaka ko tugukorera, twandikire utubwire video twagukorera. Ciao ciao.